isi icyorezo cya COVID-19 gikomeje guteza ihungabana ku isi yose, aho ibigo bimwe bitagikora, ibindi bikomeje gukora birimo biragabanya umubare w'abakozi babyo. Amareta menshi akomeje kurwana intambara yo kubungabunga ubukungu bwayo, ariko ikibazo gikomeze kuba aricyo wabizi yo kujya umenya amakuru. Niyo mpamvu ngo wamagaye Tony, dore ukuntu ibintu bimeze. Gahunda ihari ni iyo kugabanya abakozi. Ibihe turimo ntubizi se? Gusa man, nawe nabonye uri kuri liste. Ngo bimeze gute? Umva man, imyanya isigaye ni 2 gusa. Urampa 500 mbikugiremo ukomeza akazi nk'uko bisanzwe. Sawa frere, nahesha. Ariko nareba ukomeze nanatekereza ibyo uvuga nabona bitazabaho. Mwaramutse, murakoze kwitabira inama y'umunsi. Nkuko mubizi, ihungabana ry'ubukungu ryarabaye kubera icyorezo cya COVID-19. Natwe ntabwo cyadusize. Kampani yagerageje gukora kugira ngo ikomezanye n'abakozi bose, ariko ntibyakunze. Niyo mpamvu twafashe icyemezo cyo kuba duhagaritse bamwe mu bakozi kugira ngo dukomeze gukora. Ibintu nibimara gusubira mu buryo tuzongera tubahamagaze. Murakoze. Fata ukuboko Yesu nkomeza Ketia, I love you. Ndumva nishimye cyane kuri birthday yawe. Iyo turi kumwe mba numva twakwigumanira. I love you too. Nawe ndashima Imana kubw'ibidi yanjye. Nawe ndagushimira cyane. Wow, beautiful. Thanks. Anyway, I have a surprise for you. Wow, really? Yeah, ndayifite ariko nahise kuri studio, ariko anytime wazabona akanya wazaje ukayifata ukuntu ubundi ni yawe. I can't wait. Yeah, that's the deal. Be, wakunze invitation? Akunze ingi? Wow, nanjye niyo nari nakunze. None se ya gahunda imeze ite? Be, ndabona ibintu biri kugenda biza kandi ahantu maze kudepose. Wow, sounds good. Uzi ko ngukunda. Ni kenshi nakubye ko tuzakora ubukwe bwiza kandi bwubahisha Imana. Ariko situation ndi mu bungu ntabwo nyemera gukora ubukwe ku matariki twe twiyemeje. Kongo iki? Ahubwo nashaka kugusaba twigize y'ubukwe. Tubwimurire mu ntangiriro z'umwaka utaha. No. Tony, are you serious? Yes, I am. Abizi ko najya nyina mu bintu nk'ibyo. Tony, igihe tumaranye ntibigeze ukina, ako ndabona bitangiye. Turakuze. Nta gihe cyo kongera gutegereza mfite. Reka dukore ubukwe vuba bishoboka. Sheri, ushaka ko dukora ubukwe n'akazi mfite? Reka twizere Imana, ndakwizeza ko itazadukoza isoni. Tony, mbabare dukore ubukwe vuba bishoboka. Uzi ko mwana twigana n'igi usigaye? Ese ubundi n'iki utazi? Haraho hose tujyana mu mako yabo? Reka nkubwire, reka dukore ubukwe vuba bishoboka. Sa kindi zabibyara ikindi. Christian. Yes, Tony, karibu. Kuna murarize? Ya, murarira ari gusa. Ndi gutekereza uko ndi bukomeze nitegure ubukwe. Cyagenze guteze kandi. Nadia bivuyemo? Oya sibyo, urabizi ko mfite credit narangiza kwishura. Kuba akazi kahagaze, kubifatanya n'imiteguro y'ubukwe biri bungore. Kandi najya gwendura igihe cy'ubukwe, ibyo ntabikozwa. Arashaka ibintu bya vuba vuba, ubu nayizano nanjye nazi. Ndumva bitoroshye. Paul San, ariko nuhindura amatariki y'ubukwe. Tony, uribuka Joseph bense bamugurisha. Bari bazi ko ibintu byose birangiye, ariko byabaye inzira zo kugira bagere ku nzozi ziwe. So ushobora gusanga rero nawe ari inzira z'Imana zo kugira ngo ubone kandi keza. Sibyo? Kandi ntugire ikibazo Tony, nukuri tuzagushyigikira. Ntabwo mbyanze. None se ningera mu rugo, banki kaza kwishyuza. Urumva ari wa munezero rero. Umwana w'abandi hani mu nigaruka marira. Nabyo ni ibibazo. Mvuko nawe nabipanze.
muri amatariki asigaye kujya mu mwaka urangira nshaka uko nishura credit hanyuma mu ntangiriro z'umwaka dukomeza imyiteguro y'ubukwe. Watekereje nk'umuntu w'umugabo. Umugani wawe nubwo twagufasha ugakora ubukwe ariko ntabwo ari tuzatunga urugo rwawe. So ngiye icyo numva nuko waba strong mu mwami ugasenga ukaba serious kuri ariya matariki. Ibintu byose bizagenda neza. Merci ku mwanya wabaye. Kangure gukomeza akazi. Gusa dukomeze dusengera. Tony, icara dusenge. Wow, this is amazing. Ivan. Ketia, are you here already? Did you like it? Yes. What's wrong? We're born again. Yeah, ndabizi ariko nyina nari ngukumbuye. Ivan. Yes. Kuba twarakiriye Yesu mu gishuti yindi. Ubuntu twagiye ntabwo tugomba kukiransa ngo duhe imibiri yacu icyo ishaka. Sawa nakunde nyine. Tony. Bumvisha amakuru? Ayahe. Bumvisha nose amaze gupfa kubera COVID. Nabyumvisha ariko dukwiye kwizera Imana. Ibyo bibe ko bizahinduka. Yatari. Nikumburiye terana kuri eglise turamya Imana twishimye n'agapfukamunwa. Ibyo biba umuntu wese arabikumbuye. Tony. Ubundi abakristo bakundana gusomana hari ikibazo? Nguki ni urukundo nyabakiza. Koga n'umuhungu batarashakana bikundanira. Nyine barikundanira ntabwo bashakanye. None se nurasoma ngo dungire ari rya gisore? Yego. Rero ukwiye kumenya ko muri adolescence irari rya gisore bari ryinshi. Hano Paulo aratugira inama yo kurihungira kure. Bivuze ko ikintu cyose cyatumira ribyuka muri wowe yaba ari uko gusomana, gukora naho n'ibindi bisa nabyo bikuganisha ku busambanyi, byose ni icyaha. Yego. Nese ubundi ke ufite boyfriend? Yego. Arahari. Keti, nje uko mbyumva ku myaka yawe igihe ntabwo kiragera. Dore ntuharangiza kwiga. Ikindi ari byo bifuza kugeraho nabyo bitarafata ishusho neza. Wongereho iby'urukundo. None se nkubaza, mufite gahunda mu rukundo rwanyu? Ibyo ntabwo turabitekerezaho ariko turakundana. Ikintu cyose kigira intego. Iyo ntaye hari there's no future. Ibyo nanjye narwanye nabyo igihe kitari gito ariko sinifuza ko nawe bicamo, sibyo? Ibaze uyu munsi urakundanye, ejo bivuyemo ubisubiyemo kandi uko niko umutima wawe ukomereka. Uzagize icyo gushaka amarangamutima wawe yarakomeretse. Keti, humura, igihe cyawe kizagera kandi uzanezerwa. Christian, umukiriya yabonetse. Tony wihuse. Nayigurishije. Banze nishure credit ndasiganya pangira urugo. Gusa siko nabyifuzaga. Ndumva bitoroshye. Sundi Tony reka mubaze. Ujyona Nadia agiye akazi mu gakiza neza. Kangwiza ukuri. Kuva akazi kahagarara Nadia mbera mushya. Iyo turi kumwe mbona atari wenze. Gusa ko mukunda mba numva ntacyo nakora kubwe. Tony tonde. Ubitekerezaho neza. Ndabizi ko nyine iyo umuntu ari mu rukundo ntabwo byoroshye, sibyo? Ariko niba hari icyo mutari kumvikanaho neza, pfuka musenge. Fata umwanya wawe usenga upfukame, sibyo?
ko divorce ziri hanze ahangaha nyinshi nukuri. Yes boss. Ah, merci. Sorry now ndi imodoka maze kwishura. Tony, wihuse nukuri. Wihuse nari ngifite kwizera. Sara ahantu wadepoje. Ariko it's fine. It's fine. Mwamaraza guca inzira. Sibyo? Bey, none se akazi bimeze bite? Ntegereje ko bampamagara. Hanyuma cyatsimbereye ku matariki y'ubukwe? Shereka mbwiza ukuri. Ubu ngubu maze kugurisha imodoka. Ngo iki? Imodoka wayigurishije? Banze nyamo ikibazo cya credit hanyuma dukomeza imyiteguro. Yego ko mana yanjye ntago bishoboka. Wagurishije imodoka utese? Kamusobanurire ukuntu ibintu bimeze. Umva rero nkubwire ndumva usigaye ufata imyanzuro utambwiye. Winkora we kamaze nkubwire. Kangusobanurire neza ubyumve neza. Niba tudakoze ubukwe ubu ngubu. Nge nawe. I'm very sorry. Please. Kwa meza abura ari make wanyihangane. Ntabwo bishoboka. Tony, ayo niyo mahitamo yawe. Ni kenshi nashatse kukuvaho, shidikanya cyane kubyuvuga, ariko ntiwanditse. Wanyigishije kwihangana, wemera yuko mbabara. Love, urakoze cyane kuma agaciro. Uyu munsi winjiye mu mateka yanjye nawe. Wow, thank you very much honey. Mfite kaya nyinshi cyane zo kuguha, nizeye kutazazinubira. Ntago nazinubira, burya kaya saruzanga. Shaka nanjye mpari se, ndategereje ko nzazibona. Biranshimishije cyane. To forever and ever. Hagati yanjye nawe. Hanyuma projet imeze gute? Bon, bimeze neza. Of course hazamo akantu nyine gasa nkaho igoranamo, ariko bizagenda neza ndabyizeye. Ikindi iyi mpeta nabonye ari nziza cyane. Uzi iyo mpeta yarangendesheje isi narayizengurutse. Shaka impeta yakubera. Narazibonaga Dubai nkazanga, Canada nkazanga, nayisanze muri Turkey niyo yonyine yari isigaye. Wow. Sindabyishimiye kuyishimiye pe. Ukuri ndayikunze cyane. Wow, Imana ishimwe cyane. Wambabariye? Nta kibazo biriya bibaho tu. Ivan. Ufite ikibazo? Ufite ikihe kibazo? Umugambi w'urukundo rwacu ni uwuhe? Umva nawe kandi take it easy. Kuba dukundana se ikibazo kirimo? Ivan. Ndagukunda. Ariko hari ukuri maze iminsi ndwana nako. Umbabarire ko ntakubwiye. Ariko iyo ndimo gusenga mba numva. Kate, urabizi ko ngukunda. Ikindi kirenze icyo ni cyeko. Ivan, ngiye ukuri ko umutima wanjye nta mahoro mfite. Come on. Ivan, niko biri. Mba numva nta mahoro mfite. Reka tubireke. Okay, whatever. Uyu kweli. Hello? Hello. Message zanjye wazibonye? Ya nazibonye ariko uzuragira ngo mbigenze. Nese
kuko ushaka kwirengagiza umwana wawe. None mama ndakubwira gutya wese n'umbwira ubona bishoboka. Urabona nabikora biki? Uraza ukanduraho ibintu ntazi nawe binavuye. Reka rama. Umwana wawe ugomba kubyumva. Ko amezi abura ari make wanyihanganira. Ntabwo bishoboka. Tony, ayo niyo mahitamo yawe. arukurira kwararirumu bwaki mundu zikavuga arukurira kwararirumu bwaki mundu zikavuga kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya naho byatinda ubitegereze kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Ubuzima ni nk'urugendo, icyo wifuza si kuhita ukibona, ariko nk'umuntu wamenye Yesu Kristo niwe ukwizera guseruka kuko byari igitangaza. Mu gihe wemeye gutera intambwe ugana ugusubizwa kwawe, ntukarebere umuntu ku byo ubona adafite uwo mwanya, ahubwo uzamukundire ku byo yizera afite muri Kristo, kuko ibigaragara byavuye mu bitagaragara. Byose ni ukubiha igihe, kandi inshuti nyayo niyo ubonera mu makuba, ikagushyigikira mu rugendo rwo kugana mu isi y'umunezero. Imana yacu ni Jehova Jire, Imana yirongera. Dukomeze tuyizere, nta kabuza ntizadukoza isoni. ni kenshi nashatse kukuvaho shidikanya cyane kubyuvuga ariko ntiwanditse